ugasanga society igiye mu tuntu turi trivial, utuntu ninde uriya ninde yavuze iki yamvuze iki, bikajya muri ibyo, bikajya no mu system, bikajya no mu miyoborere, bikajya aho kujya ku substance. Ishu ikaba yamvuze, yanyifurije nabi, yagize atya, ibintu byose tukabisoma. Reka ndangirize ku kintu kimwe numvaga nacyo ngomba kubabwira, cyari kingambangamiye gato, ariko cyerekana ukuntu pettiness kugira mu mutwe hatekereza, hayoborwa n'utuntu dutoya gusa, birandeba personally, ariko ngiye naramenyereye. Ndi immune ku mijugujugu. Immune mu Kinyarwanda biruta n'iki? Kuba immune, kuba immune, akingiwe kera. Ejo bundi nabonye ibintu bya za social media n'iki, nabonye bavuga ko yewe ntegura umukobwa wanjye kuzayobora igihugu, ariko ye uwanteguye ninde? Mbanze mbabaze. Rero hanyuma ariko ndababwira n'ibindi. Yewe wanteguye ninde? Ntabwo nateguwe na data, ntabwo nateguwe na ni mwebwe. Kwanza mpora nababwira, mwagezaho mukansezerera. Ngewe ko nanjye, ariko singiye kuvuga ngo nanjye nkaba nkamwe, oya, ntabwo nzaba nkamwe. Ndabyanze rwose ibyo ngibyo, ntabwo nzaba nkamwe. Nzabaho uko ndiho, uko nshaka, ni kuba kubi kube kubi, ni kuba kwiza, ubwo nibiba bibi nzabyishyura, niba byiza nzabyishyura. So ibyo ariko nabitwaye lightly, ariko kubera ko bindeba ndavuga nti reka nzabikoreho comment gusa mu bantu mbe mbirangije. Ariko ikindi, hari igihe ari umuryango wanjye, ari abana banjye, ni Abanyarwanda nk'abandi. Bazabeho uko Abanyarwanda babayeho, babeho uko babayeho mu buryo bwa buri munsi. Buriya abana banjye babiri bamaze kujya mu gisirikare. Nashatse ko bajyamo ari batatu, ko bafite ari abahungu, ariko umwe arananira, avuga ko atabishaka. Yes, bombi narabegereye ndabinginga, nabwo ariko mwebwe shaho. Ariko impamvu nayo ndayibabwiraga. Mbaganirira amateka y'ibintu twanyuzemo n'abandi bose bakiri batoya n'iki gihugu cyacu. Ntabwo ariko mwebwe uruhare rwanyu ruzaba uruhe? Maze nkahora nibuka, hari amateka nibuka
y'umubyeyi umwe wa za Nyakivara ahantu muri Ankore abanyarwanda babaga, umusaza yohereje abana be 4 baza ku rugamba, bose bagwa ku rugamba. Hanyuma baje kumubikira abana be, ahamagara uwa 5 wari usigaye, yari yashoye inka, yagiye agarutse aramuhamagara ati sha, ati bakuru bawe bakubwiye ko baguye ku rugamba. Umwana yari atarabimenya. Undi aramubwira ati rero kuva iyi saha fata inzira ugenda usanga abandi aho bakuru bawe baguye. Iyo story ndayibuka iteka iza mu mutwe. Ubwo rero nabwiraga aba bana banjye, ndababwira ko mwebwe aya mateka yose mpora mbabwira n'iki, bamwe narababwiraga bakiri batoya, umwe aza kumbwira ngo daddy, ngo ariko ngo those are horror stories. Niho kuvuga ngo ibyo bintu biteye ubwoba. Ariko uko bagenda bakura nkakomeza mbaha dozi. Okay, so bamaze gukura abahungu ndababwira 2 rwose bo barabikunda, barabishaka ko bazajyayo. Undi niwe wavuze yabigiyemo, ntabwo atari ko gihe ntabwo bijyanye numva nshaka kumera. Ndavuga nti nawe kora ibyo ushaka, niba udashaka kubijyamo kora ibyo ushaka. Namwe ese urashaka gukora iki? Ati jyewe, ati ndashaka gukora amafaranga. Ati nindagiza kwiga nzajya muri business. Arangije aranyurira, yambwira ngo mwebwe ngo n'abasore bandi barumuna be, ati kubera ko icyo gihe muzaba muri mu bindi, ati nzabatunga. Ati ndashaka kuzabatunga, ati reka njye muri ibyo, mwe mujye mu byo mushaka namwe, ati tuzabura. So 2 bajya mu gisirikare, ndetse nabanje kubabuza, ndababwira ngo babanze bige, bari barangije degree ya mbere, babwira ngo bakore masters, hanyuma muzabone. Baravuga ngo ya mureka babanze bajye bakiri bato, twabwiwe ko mu gisirikare habamo no kwiga, bati dushobora gukorera izo masters mu gisirikare. Ndabemerera, kandi numvise wakurikira inzira nanyuzemo n'ubwo irimo ibibazo byinshi ntacyo byaba bitwaye. So ariko rero icyo mvuga ni ukuvuga ngo nababwiraga, ariko abana b'abandi twose twakuranye, twarwanye ku rugamba n'iki, namwe so kuvuga ngo umwana w'umunyarwanda uwo ari we wese, harimo n'abanjye, akwiye kuba icyo ashaka kuba, agakora icyo ashaka kuba. Icyo mvuga rero ni uko uwo mukobwa ngo uzagira perezida, ntabwo nagira umuntu perezida, ntibibaho, ntabwo byakunda. Wenda nawe ntanabishaka. Ibyo ubwo ni politiki iri aho ikwiye kujya muri puberi gusa, nta handi yajya. So nagira ngo ngende nsoza mbabwira ko dukwiye kuba dufite politiki ifite purpose, ifite vision, ifite commitment, ariko n'abantu batubonamo, natwe tubonanamo, nka kureba nkabonamo, ukandeba ukayimbonamo, bikareka byo kuba kubeshyana ntaho bigera. Intambara zindi za buri munsi ndizera ko Nduhungirehe yaba yazibabwiye ibya Kongo hakurya aha n'iby'iki,
ntabwo wabibanyuriyemo. Hari icyo utavuze nababwira, hari icyo wumva wasize inyuma nabanyuriramo. Nta by'amasezerano, politike yabyo muri rusange niyo abantu bakwiye kumenya, n'iby'amasezerano ni ibintu biri aho birimo uburiganya bwinshi n'iki, ariko nizere ko wababwiye ko muri ibi byose dukora, tuvuga, tubana n'abandi, turwana n'abandi, twaciye umurongo kera uvuga ngo igihungabanya u Rwanda cyo ntabwo twakihanganira. U Rwanda, ubuzima bwacu uko dushaka kubaho, is something we shall live for or die for. So there are no two ways about it. Ibindi reka nzabivuga ubundi, muzongere mugire indi nama vuba bidatinze cyane.